binyujije ku mbuga nkoranyambaga yashyize hanze amafoto ari kumwe na Michelle Rami. Michelle Rami ari mu bakunze aya mafoto ndetse ahita atangira no gufollowinga Rocky ku rubuga rwa Instagram. Michelle Rami ni umukecuru w'imyaka 82 benshi bakaba bamufata nk'aho ari uhuza ibyamamare n'isi y'umwijima ibizwi nka Illuminati. Usibye ibi kandi benshi bamufata nk'aho ari umwe mu bantu bateye ubwoba guhura nawe. Michelle Rami akunze kugaragara yambaye imyambaro ikoze mu buryo budasanzwe, afite inzara ndende ndetse no mu isura asa mu buryo budasanzwe. Iyo ageze ahantu wumva ibintu bihindutse. Hari umwana w'umukobwa watanze ubuhamya ko yigeze kumunyuraho imyenda yimukoraho ubundi wumva ibintu birahindutse muri we. Michelle Rami yigeze kubazwa ku bijyanye n'Imana avuga ko atazi icyo Imana ari cyo ndetse ko atayizera ahubwo yizera abantu. Travis Scott ubwo yifotozanyaga nawe nibwo abantu bahise batangira kuvuga ko yinjiye muri Illuminati. Uyu mukecuru yubahwa n'ibyamamare cyane kugeza nawe yaciye mu maso Rihanna agatuza ntagire icyo abikoraho. Ye navuga rero ngo Rocky niba yarabonye umubyeyi nka mama we witwa Michelle Rami, nukuri umutima urashengutse, umutima urakutse, ibikoba birahagurutse. Michelle Rami akaba mama Rocky, akaba Ororo Moda Tirimurida. Michelle Rami umurozikazi, umukozi wa shitani, ahurira he na Rocky bagahana ikiganza bagakorana flow. Rocky akarara kwa Michelle Rami, Rocky agasangira na Michelle Rami, umunyarwanda tuzi dukunda kuvuga amafilime asigura n'ibindi asobanura bitandukanye. Rocky w'umunyarwanda niwe ndi kubwira. Impossible. Mu Rwanda rero nakataraza karaje koko ibi ngibi Rocky ashyize ku mugaragaro, yifotozanya, baganira, basangira, basohokana. Shitani, inzoka, nzoka nziza, yaba ari umukara, yaba ari umweru, yaba ari umutuku, ibara iyo ari ryo ryose wabonamo inzoka. Nyoka ni nyoka, kubita mu mutwe. Michelle Rami aba Hollywood, umupfumu wa mbere ku rwego rw'isi. Uko Amerika ari igihugu cya mbere ku isi, uyu mupfumu akaba ari umunyamerika kazi kandi akaba ari uhagarariye Illuminati. Abasitari bose bakaba ari we baramya, ari we basenga, ari we baboneramo shitani. Na Rocky yateyeyo amatako. Turashize. Ibi rero ndabivugana ubwoba koko je ndi umuvuga butumwa mubo shinzwe nemere kubwiriza na Rocky arimo. Rocky cyakora nawe nabyemanga akavuga ngo nameshe kamwe. Abandeba kuri Rocky Entertainment ni Michelle Rami uhuha iyo miyaga kugira ngo mundebe. Views ni uzimpa, amafaranga ni uyampa, tayari umuntu wese agira amahitamo ye. Simbangamiye ubuzima bwawe, ariko nk'umufana wawe bigomba kumbabaza bikananjya bikananturubura. Mu busanzwe n'ibyo ubamo si byo mbamo, kotete yawe si yo kotete yanjye. Mugabo nk'umufana wawe, nk'umuntu wakurikirana ibintu byawe hafi na hafi, ndagusabye Rocky, kiza ubugingo bwawe. Murabicira urunyera rukonda. Ndagusabye ndetse iyi video muyipartage, ndazi ko arankurikira arambona, ariko mubwira abantu bose ngo musengere Rocky, mutabarize Rocky yamaze gushyika muri Illuminati. N'agahanga n'amaso n'amatwi n'amaso, Jesus bazimu bashyi. Ibi rero bivuze ko ntawo kwizerwa ugihari. Turemera nde? Mu busanzwe kubisikana n'undi mu nzira no problem. Mu busanzwe umuntu utamuzi sava, ariko se umuntu niba yari dekara akavuga ngo nitwa Michelle Rami ndi umukozi wa shitani, sinemera Imana. Rocky ibyo bintu ukaba ubizi kundusha, ukaba ufite amafaranga, buri kimwe cyose Rocky ari hejuru. Rocky cyo ntazi, genda umuhanuzi, Rocky si umuhanuzi. Icyo turi diferasi, ariko ibindi twese ni Rwanda nziza, twese n'urw'imisozi igihumbi. Rocky Michelle Rami widekaraye, umuha support ute, umuflowinga, umuha finance ute, mwiriranwa mute, mugendana mute, ubumwe mufitanye n'umuntu widekaraye ko ari umukozi wa shitani. Bari ibyo ubwira abafana bawe, jya kuri channel uvuga uti Michelle Rami duhurira kuri iki, cyangwa se duhuzwa n'ibi,
cyangwa se mwungukamo ibi cyangwa nyungukamo ibi, kuko ntushaka kumbwira ko Rocky, uretse mwese ko mumwumva bamubona ni bake. Rocky kuba yava hano akigira muri Amerika akajya kureba Michel Rami, bamwe bakaba bazi ko ngo yagiye kuburana ibya YouTube, kumba ari mu madiri, ubwo abapfa bari inyuma. Abandi bakaba bavuga bati Rocky ni umusitari, yagiye kuvizitaho filime zikorerwa, aho imiziki ikorerwa, atembera mu ndege uko ashaka, ahantu hose yagiye ahabereka, kumba ari mu idiri. Chunga sana Rocky. Ibi rero navuga ngo ni urundi rwego, n'indi ntera, ni ikindi kintu kiguye mu matwi yacu, twumva umutima urarandutse, ibikoba birakutse. Jere nari nabivuge ngo nzabikurikirana mbyitegereze, ntabwo njya fana umuntu ukorana na shitani. Umwe yaranyibwiriye ati Marti, jewe numva ikiganiro cya Rocky nkongera nkagisubiramo. Undi arambwira ati rero njye nkunda ijwi rya Rocky ku rwego rw'uko ngo yumva ibiganiro Rocky yakoze ku zindi channel, ati nkasubira no kwa Rocky nkabyumva. Ibyo bintu ni gusa umutima wanjye ntiyawujyanye kuzimu. No kuvuga ijwi rya Rocky ryahawe izindi mbaraga, cyangwa se rihabwa ubundi bushobozi, cyangwa se rirazamurwa mu ntera ku buryo rikugeraho ari ijwi, ku buryo uri bwumve uwo muntu doke ntibibe nka jewe. Ni ukuvuga rero ni inkuru mbi, ni n'inkuru y'umubabaro koko. Rocky yagiye muri Amerika agira circulation nyinshi. Aba ba Hollywood harimo Michel Rami navuga ariho yaba se yarageze bakamuhitishamo guhomba cano ye, bakamuhitishamo iby'ubutunzi. Donc nta muntu ujya kwa shetani nta nyungu abifitemo igaragara kandi performing igaragara. Ntabwo nzi ngo yagiranye amasezerano na shetani yahe, turacyabikurikirana. Ariko Rocky nk'abafana be, na jewe ndimo hafi ya Rocky ndamwumviriza. Nk'abafana be reka mubwire ngo garukiraho. Ibi biri kuba kuri Diamond muri Tanzania muraje mubibone kuri Rocky, kandi biraba umuntu yabivuga ngo urumva ngo urabona. Donc mukabihindura ibintu bisanzwe. Satani ariho n'abamukorera barahari, n'intumwa ze zirahari, ariko ibi byo nagahoma muntu. Twere kuhendana, twere no kube Rocky no muntu ufite views nyinshi wa mbere mu Rwanda. No comment. Rocky mu gihe k'isaha abari mu bihumbi hagati ya 30 na 20 ku bantu bamaze kureba ikiganiro cya Rocky. Ubwo mimbere kubabizi ko YouTube babibara haba hagezemo nk'ibihumbi 60 cyangwa se 50. Ntabwo mvuga abamukurikira, ariko twese mwese mureba aba YouTubers bo mu Rwanda, views zihari. Rocky niwe uhagarariye abanyarwanda muri views nyinshi. Rero tubyemere ko ufite views nyinshi, unahembwa menshi, ariko se kurimbuza ubugingo bwawe nabyo biremewe? Kandi ibi yenda uri bundakarire cyangwa unambone nabi, ariko jewe sinjya ngera ku bantu ngo mba topikingeho nta mpamvu. Ndumuvuga butumwa nibi biri muri domaine yanjye. Rocky ahurira he na Michel Rami? Nk'umuvuga butumwa ushinzwe gushangurura intama, Rocky ahurira he na Michel Rami? Uyu Michel Rami yari dekaraye ko akorana na Illuminati, ko ari umudayimoni wigendera muri w'imbaraga imurimo. Niyo mbaraga navuga ngo ya mbere mbi kwisi ariko sindagera muri Amerika, ariko abamuzi abamubonye n'abari bumubone kuri aya mafoto cyangwa bari kumureba, uyu muntu ari ku rwego rwo kuyobora abahanzi bose bo muri Amerika, abastari bose. Reka mbivuge uko Rihanna, Beyonce,
aba mwagiye mubona mu mafoto bagiye bakorana n'uyu Michel Rami, ese ko wakaba ufite ubwenge uyu niwe ukwiye kukuyobora? Abayobora bambaye neza para raporo ye. Nose uyu mukecuru w'umurozi utwara ubugingo bw'abantu, wahawe misiyo na shitani, wahawe misiyo n'abadayimoni, kwica no kurimbura, rukahurira he nawe? Roki yifotezanya nawe mu ruhe rwego? Roki biramufasha iki? Biramumarira iki? Roki arungukira iki muri ibi? Icyo abantu nabonye batangamo ibitekerezo bavuga ko ari izo viyuzi n'amafaranga zikuramo, no kuba umusitari no kumenyekana cyane, sawa, ariko si ubugingo bwawe nabwo. Iyo umuntu amaze gusinyana amasezerano na shitani. Roki tumuzi mu gasobanuye, bamwe bamuzi Kimomo. Roki ngira ngo ni inkuru abantu benshi batagarutseho cyangwa se batanavuzeho, ariko Roki ku rwego azwiho mu gihugu cy'u Rwanda, abantu benshi bamuzi nyine ni abareba filime abashyirira mu kinyarwanda zari mu cyongereza cyangwa mu gifaransa cyangwa mu zindi ndimi. Ni ukuvuga rero Roki niba waramaze gutera intambwe ebyiri cyangwa eshatu, ni ukuri zose zikureyo, mugiriye inama. Ntabwo shitani yijyana, ntabwo shitani yigenza, kandi pe harimo abavuga ngo wasanga atari birakaba atari byo, ntacyo mpombye. Ariko nanone uyu mukecuru amateka ye, Michel Rami, muri histoire ye muze gusoma, mujye kuri Google musome historique ye cyangwa se musome amakuru ye, ntaho ahuriye n'umuntu wemera Imana, Yezu cyangwa Yesu data n'umwuka wera. Donc ariko n'ijambo ry'Imana rivuga ngo umucyo n'umwijima bihurira impossible, aho bihurira. Bivuze ko rero relation ya Roki na Michel Rami hari ikibyihishe inyuma, hari ikintu kibiri inyuma. Nk'umunyarwanda rero tuzi, twajyaga dukurikira mukuru we Yanga, asiga murumuna we Roki, sava, ayo ni n'amazina y'akazi niko nabyita, ubundi ntabwo yitwa Roki. Mu busanzwe rero navuga ngo ntabwo byari bikenewe ko wowe utwereka ko hari ratio mufitanye, aho umuflowinga nawe akaguflowinga, aho umugiranira ubumwe. Sinzi, yenda jyewe ntabwo navuga ngo ndaca imanza, ariko ndahagarara nk'umukristo mvuge ngo nk'uko mu Rwanda ntabwo ndi umuntu wavuga ngo haze ibintu by'ubutinganyi cyangwa bya Illuminati cyangwa Antikristo. Bavuze ngo ni mu bisinyire napfa, ariko sinabisinyira, sinabihakaza kuko genda umukristo. Kandi Roki mu bintu nkunda kumva, akunda gushyira kuri channel ye yitwa Roki nyine Entertainment Roki, agaragaza ko ari umuntu nawe udashyigikiye Satani, utemera Satani. Ntabivuga uko mbivuze, ariko ubona ko agenda asesengura ibijyanye n'ubuhanuzi, ngo n'ibintu by'abapfumu n'ibintu by'abarozi, ibintu nk'ibyo. Roki ahurira he na Michel Rami? Musubize iyi ni Imbabazi TV 3 muri comment. Bahuzwa n'iki? Bahurira he? Bose mufashe kubyumva, kubitahura, kubisobanukirwa. Mukunda Roki nkuko mwanabyivugiye, harimo ambwira ngo ikiganiro cyacyumva inshuro 3, kandi babyumva muri systeme ngo yagasobanuye. Yaba ari kuvuga iby'intambara, yaba ari kuvuga iby'amakuru, yaba ari kuvuga ibyo muri Kongo, abamwumva bamwumva nk'abumva agasobanura. Buno rero Roki tubonye inshuti ya Shatani, umukozi wa Shatani, uwera n'utera bahuriraho. Michel Rami ni umukozi wa Shitani wemanga Shetani, uvuga ngo njye sinemera Imana, sinakunda Imana, ariko nemera abantu. Michel Rami yemera ko akorera Shetani. Roki bahurira he? Bahuzwa n'iki? Bapanga iki? Ni ukuvuga rero ubwo mu minsi iri imbere turabona ibitambo,
mu bantu bakurikirana ibintu ikintu ku kindi, bivuze ko niba twumviriza ibihangano byawe Rocky cyangwa se ibi bikorwa byawe tukaba tubiri inyuma tugufana tugushyigikiye dukanda marayika dukora byose dusubscribinga, bivuze ko ubwo abayoboke bawe n'inshuti zawe nizo uzajya ukuramo amaturo cyangwa amashikanwa. Singira ibyo sitara, ni ibivugwa ni ibikekwa. Ntunanjyana mu nkiko cyangwa ukajya kuntamba kwa Michel Rami, uretse ko ntaho mpuriye na shetani. Inyamirura ndi inyamirura, yego ibibi byangiraho n'ingaruka, koko niyo uvuga izi mbaraga mbi aha nicaye n'ahandi zo ziriyumva zikimenya, kuko zamenye Kristo abantu bataramumenya. Muri Kristo umwana w'Imana abantu batamuzi. Uyu munsi wa none rero siniyumvisha ikintu gihuje Michel Rami na Rocky, kandi na Rocky azakidusobanurira. Nje Profete General Martin sinjya nkorana n'umuntu, sinjya ngendana n'umuntu, sinjya fana umuntu ukorera shitani. Jamais grand jamais. Umuntu ufite aho ahuriye na shitani, emera ko uhebye shitani, ntawe ukeza abami babiri. Kuko iyo wamaze kugira abagenzi bakorana na shitani, egare kubwo nawe ubu byemera. Niba ushuditse n'umurozi nawe uri umurozi, niba ugendana n'umwicanyi nawe uri umwicanyi, niba ugendana n'indaya nawe uri indaya. Nta kintu rero wasigurira ngo hari ikintu wampa cy'impamvu gituma Rocky ari umwe ugendana ufitaniye ubumwe n'uyu murozikazi Michel Rami w'umunyamerikakazi. Kibaye gihari Rocky azagitangaze ntacyo yabona. Gusa urumva shitani ntashaka ko werura nyine ngo uvuge ngo urumva ngo shitani ngo ndakwemera ngo ugende ubivuga, uzi ko twese twagutera amabuye. Bayagutera rwose, ariko hari utumenyetso dutoya ku bantu barebesha amaso y'umwuka, ku bantu bimotereza bakagenda babitahura. Kugira inama rero Rocky yihutirwa, subira inyuma, wiyambure shitani, iyo cano uyireke, amahera baguhaye uyareke, amazu baguhaye uyareke, uze ushyire amavi hasi usengerwe, ukize ubugingo bwawe. Ahanini aba bose bagukunda, abantu bose bakuri inyuma bavuga bati Rocky ni umwana mwiza, nyuma y'ibi byiza azabone n'ijuru. Hari umuntu n'umwe uvuga ngo Rocky ngo Imana imuha amafaranga izamujyane kwa shitani? Hari umuntu n'umwe uvuga ngo Rocky ni shitani? Hari umuntu n'umwe uvuga ngo Rocky ngo akwiye kuba akorana na shitani, ari umudayimoni cyangwa ari sekibi? Bose ineza y'abafana n'abantu bakukurikira bifuza ko wazaragwa ubwami bw'Imana. Yego, ntabwo twese dutega ibintu byawe ndetse tukanabikunda tukanabikurikira. Abantu benshi bareba ibiganiro bya Rocky bakabirangiza, ariko ijambo ry'Imana bararireba bakaricamo kabiri, karebaho iminota 20, ndetse ubona umwana mwiza, abandi n'umwe n'ibiri n'itatu acaho yigendera. Bivuze iki rero? Bivuze ko uyu kimomo ntugiriye inama kugusengera no gutegura igiterane. Ntabwo umuntu umwe asengera umufirimaso cyangwa umweriminati, ni igikorano. Bagacana umuriro w'iminsi 7 cyangwa 3 bakakongoraho umuntu amasezerano yagiranye n'abadayimoni. Icyo kitabaye Kanumba yarapfuye, nta wari ubizi ko akorana n'amashitani. Diamond ireba uko bimaze iminsi bimugaragura, ubu nanone ndi kubikurikirana, nzabazanira amakuru y'aho bigeze. Bamwe ngo si we, ngo nusa nawe. Wowe kudasa nawe, mu Rwanda ninde usa na Diamond uhari? Muri Tanzania ninde usa na Diamond uhari? Ku buryo mureshya mukambara bimwe. Rega genda Diamond ndamuzi Bujumbura, ntabwo ndi umuntu. Rega genda Profete General, ntabwo ndi umuntu wo gufata ibintu ngo pfundikanye papire nze shyiraho ngaho. Nibi bya Rocky, bureka murebe icyo bizabyara amazi n'umuriro. Rocky ndakuburiye n'akazi kawe, simbishyize ku karubanda. Ndi intumwa, ndi umuvugabutumwa.
ukaba uzi neza mu mutima wawe ukuri uragufite, ukize ubugingo bwawe n'umubiri. Bitabaye ibyo, shetani we turamwamagana, ariko we ibintu byiwe ntabwo ari kwa gusa, si gusa nimba nguhe nipe nikupe. Ibyo abantu rero bazenguruka, umwe agakata hariya undi agakata hariya, ngo jye barambeshyera, ngo jye ngo ntabwo ari byo, ngo jye, bihamisha ikiganza cy'iburyo na Bibiliya. Ndi umukristo, nzahora ndiwe mu bintu byose gushyika gupfa. N'ibintu byo kuvuga ngo ntiteranya, ngo batanyanga, ngo batanyumva, ngo Illuminati itazangambanira, ubundi se ntimwatugambanira? Satani hari icyiza yigeze ankorera, hari n'icyo se azankorera. Nubwo najya kumukorera nta cyiza shitani azankorera, uko niko kuri. Rero Roki hunga umujinya n'uburakare by'Uwiteka, azahora abanzi be. Niba rero wamaze gushyika mu maboko n'ibiganza by'abadayimoni, kazi yake. Reka mbwira abantu ngo biraba ibyuya ntibiba amaraso, musengere Roki, mumuragize Imana, kuko Yesu yaravuze ngo ivunitse muyitware ku bitugu. Reka mbwira abantu ngo murire mu boroge, koko ibara n'ishyano biraguye, kandi umwanzi shetani niwe ukoza ayo mahano. Aho rero mbwira abantu ngo ni ukuri, ibi nibara, ibi ni agahomamunwa, yegome. Rero sabe udukurikira n'ubasha kudukurikira aho uherereye hose. Iyi ni Imbabazi TV gatatu, tugushimiye kubana natwe no kugendana natwe. Kore subscribe, like na comment, parataje nubona ari ngombwa. Mugire ibihe byiza. Ciao ciao, shalom shalom.